iwacu bakizwa ntabyabazwa n'amabwirwa yibera mu kabari ayoba mu bwenge yose ayamarira mu nzoga kandi abyara buri mwaka yujuje ingahekana babajwe n'ibyo bibondo bizize ubusinzi bwawe habwirwa we wari umusore mwiza w'imfura none inzoga zagutwaye umutima ntabwirwa ntugira kabiri ku kazi uyu munsi wakoze ejo bakwirukanye kubera iki? kubera inzoga amenyo yagushyize mu kanwa uzira amacupa mu kabari wirirwa mu kabari ukarara umugore wawe mwiza waramumugaje umukubita igitondo ukamukubita umugoroba wamukuye iwabo ari umwari nta nguvu n'imwe afite nubwo wamumugaje rwose ubumugabwe niwe ushobora ikiruhuko amenya ubuzima n'imibereho y'abana niwe utunze urugo wenyine kandi mwarabyaranye ntabwirwa utakusana inyama nta n'ay'imiteja wasize mu nzu ufite imyenda hose wishisha abantu bose naraguhanuriye narakubwirije ariko wanze kumva ntabwirwa urambabaje upfuye uhagaze ntabwirwa ntabwirwa ntabwo ari wowe gusa umbabaje mbabajwe na bene wacu bameze nkawe mana umva isengesho ryanjye anumva isengesho ryanjye manareba agahinda kanjye icyo nkwingingira nuko bene bacu bakizwa anumva isengesho rya mana we mana wumva agahinda kanjye icyo nkwingingira nuko bene wacu bakizwa manumva isengesho ryanjyewe mana wumva agahinda kanjye kose icyo nkwingingiye nuko bene wacu bakizwa mwaramutse niyo uyu munsi bene wacu bakizwe uyu munsi imiryango yacu ikizwe uyu munsi abana bacu turabasabira agakiza dusengere bene wacu agakiza mu miryango yesu mu muryango bamumenye bihane bahinduke bamwizere bamukorere ibindi bicaniro byose byimurwe mu miryango yacu hajyemo yesu kirisito wazutse habemo yesu nta kinezeza nko kubona abacu bakijijwe nta gishimisha nko kubona imiryango yacu ikijijwe bene wacu bakizwe bene wacu bahabwa agakiza bene wacu bamenye yesu umwami ahimbazwe yesu turagushimiye igitondo cyiza tugushimiye umunsi mwiza tugushimiye ubuntu turagushimiye kudukunda turagushimiye kuduhaye kubyuka amahoro tugushimiye impano y'agakiza tugushimiye kukumenya tugushimiye ko watwihishuriye tugushimiye kugenda utwiyereka umunsi ku munsi turagushimiye mukiza mwiza turagushimiye rishadayi turagushimiye kuriho turagushimiye kandi kuzahoraho turagushimiye kutubereye mwiza kutubereye maso turagushimiye mana waturinze duhaye umunsi duhaye ubuntu bw'umunsi nibyo wateganije byose mana ushimwe kubw'uyu munsi uhabwe icyubahiro niwamamare mwami w'abami niwamamare gitare cyacu usingizwe elishadayi usingizwe imana ikomeye usingizwe imana ishobora byose usingizwe ko waduhaye yesu akaduha agakiza kandi akagakiza dufite ibyiringiro bidakoze isoni ko n'abacu bazakizwa ababyeyi bacu bazakizwa abana bacu bazakizwa imiryango yacu izakizwa abadukomokaho bazakizwa bakamenya imana ushimwe mwami uyu munsi turasenze kugira ngo agakiza kawe kinjire mu miryango yacu agakiza kawe kagende mu miryango yacu kagereyo bantu bahishurirwa iby'agakiza turasenze kandi kugira ngo gukora kw'Imana kugumye kubane n'umuntu wese uyu munsi uganze ndabari twabwe izina rye rihabwa icyubahiro haleluya haleluya amen amen reka dusome ijambo ry'Imana
Tito 2 umurongo wa 11 turageza ku wa 14. Tito 2 umurongo wa 11 turageza kuri 14. Haravuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo ubuntu bukiza bugaragarira abantu bose ubwo ari bwo, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Amena. Imana yacu ishimwe. Uyu munsi natangiye mbabwira ngo nta kindi cyifuzo uretse gusengera umunsi wawe, ukawaturaho umugisha, ukishinganisha amaraso ya Yesu, ukahatura amazina yawe aho uri buce hose, aho uri bugende. Ariko icyifuzo cy'uyu munsi ni uko dusengera imiryango yacu agakiza, imiryango yacu tukayihanira. Hari ibyaha biri mu miryango tukabyihana. naraye mbasomeye mu migani 30, nuza kuba wiherereye uze kuhasoma cyangwa se ubonye akanya, igice cya 11 kugera kuri 14. hariho ibyaha bivugwa, ni urugero batanze rugenda bigaragaza imiryango iyi n'iyi ibyaha ikora, imiryango iyi n'iyi ibyaha ikora Imana ibona byanga urunuka. Hari n'igihe rimwe natwe biba biri mu miryango yacu, hari n'igihe rimwe na rimwe natwe ibyo byaha usanga twaravutse mu miryango yabikoze, cyangwa se natwe ubwacu tukibikora. Ni igihe cyo kwihana. Wicara urebe, se mu muryango wanjye ni iki babyikora? Kandi ubuntu budukiza Yesu Kristo yaraje, ubuntu budukuraho ibyaha burahari. Ni igihe cyo gusengera agakiza mu miryango yacu, bantu bakihana. Wihana ibyo byaha, ujye imbere ya Yesu, wikubita imbere y'Imana, wihanire umuryango wawe, wihanire ababyeyi bawe, wihanire abakubyaye aho uvuka bo muvukana. Ibyo byaha bibabaza Imana. Ibyo bintu ibyuzi ibyo ubona hari biba bigaragarira amaso, yewe n'ibyo utazi ubwira Yesu uti Yesu hari n'ibyo bakora ntazi, ubabarire, usaba Imana imbabazi, ujye imbere y'Imana, winginga Imana kubabarwa, winginga Imana ibaha agakiza, winginga uko agakiza kaza gapfuka byinshi, agakiza gakuraho ibyaha byinshi, agakiza gahanagura byinshi. Imana idutabare. Reka tugaruke hano muri Tito wacu 2 turi gusoma 11 kugera kuri 14. Bavuze umutwe w'amagambo ngo ubuntu bukiza bugaragarira abantu bose ubwo ari bwo. Ubwo buntu bukiza ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, ni Yesu Kristo. Yesu ari yatanze ikiguzi cy'amaraso ye kugira ngo tubabarirwe. Ayo maraso arahari, dusaba Imana imbabazi tukayiyuhagiza. Ayo maraso adukuraho ingaruka z'ibyaha, ayo maraso adukuraho ibihano by'ibyaha, ayo maraso adukuraho imivumo y'ibyaha. Mwari muzi ko ibyaha bigira ibihano, mwari muzi ko ibyaha bigira imivumo, mwari muzi ko ibyaha bigira ingaruka. Usanga abantu benshi babaye kubera ibyaha, bamwe babaye mu ngaruka, abandi ari ibihano by'ibyaha, abandi ari imivumo y'ibyaha. Ni ngombwa ngo tubyihane kandi tunabwire Imana ngo Mana, ibi byaha byose, niba ibyaha wabonye mu muryango, ushaka gufata urupapuro wicara ubizandike, kubwira Imana ngo Mana, ibi byaha ibi n'ibi nabibonye mu muryango, n'abajura, n'abasambanye, n'abasinzi, bararaguza, ntibaramenya Imana, ibi n'ibi Imana bibakureho beze. Ubwira Imana ngo Mana, nurangiza ubwire Yesu amaraso yawe nadukureho ingaruka z'ibi byaha, nadukureho umuvumo w'ibi byaha, nadukureho ibihano by'ibi byaha byose uko wabyihaniye. Kuko agakiza kagaragarira abantu bose karabonetse, ubuntu budukiza bwarabonetse, ari we Yesu Kristo waduhesheje agakiza, ngo butwigisha kureka kutubaha Imana. Uko kutubaha Imana niko kuzana izo ngaruka z'ibyaha, uko kutubaha Imana niko gukora ibyaha, uko kutubaha Imana niko kuzana ibyo bihano by'ibyaha, uko kutubaha Imana nibyo bizana iyo mivumo y'ibyaha, ngo nirari ry'iby'isi. Hari imiryango ikunda ibintu, ikunda iby'isi, ugasanga baranyaga abakene. Hariya mu migani nababwiye barabivuga,
Haleluya. Ubuntu bw'Imana Yesu ubuntu bw'Imana tubonera muri Yesu Kristo butwigisha kwirinda. Dusengera imiryango yacu Mana yirinde ibyaha, imiryango yacu Mana yirinde gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, imiryango yacu Mana ikiranuke, imiryango yacu Mana ikubahe muri iki gihe cya none. Abo tubyaye bakubahe Mana, usengera abana wabyaye ubihanire Mana, bakubahe, bakumenye, bagukunde, bagushake, bagusenge, bagusingize, be kwimika izindi Mana ubifunge maraso ya Yesu. Atahubwo Mana nimitse wowe igicaniro cy'amasengesho, igicaniro cyo kwizera Imana, bakorera Imana gukorera Satani mu izina rya Yesu. Ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari uko kuzabana n'Imana, ngo ari byo kuzaboneka, ngo ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ubwo Yesu azagaruka, ngo ari we Mana yacu ikomeye. Yesu Kristo watwitangiye kugira ngo ducungurwe ku bugome bwose. Ni ukuvuga ngo icyaha kidushyiraho ubugome, kugirirwa nabi, icyaha kidushyira mu ruho, icyaha gituma dukandamizwa, icyaha kirananiza, icyaha kirica. Ngo kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite. Haleluya. Iyo twemeye kwiyuhagira amaraso ya Yesu Kristo tuba ubwoko bwe bwite, kandi tukagira ishyaka ry'imirimo myiza. Ni ukuvuga ngo ibya kera birahinduka, ibibi abantu bakoraga birahinduka, hanyuma bakiga gukora ibyiza. Biravuga ngo mwige gukora neza, mwige gukora ibyiza. Bakiga gukora neza, bakiga kubabarira, bakiga kwizera, bakiga kugira urukundo, bakiga kuvuga neza aho gushingurana. Dusengere imiryango yacu igarukana icyubahiro cy'Imana cyo kubaha Imana, cy'agakiza. Usengera agakiza, abantu bamenya, ubavuga mu mazina, ubavuga bwira Imana ngo ndashaka abantu bakizwa, ndashaka kubahindura, ndashaka kubakumenya. Ubwire Yesu agira icyo akoze kubw'imiryango yacu idakijijwe. Yesu turagushimiye. Haleluya. Uyu munsi tuzana imiryango yacu ngo bahagakiza. Uyu munsi tukuri imbere yawe Mana, tukagarukana imiryango yacu tukayizana. Uyu munsi twicaye kugira ngo twihane ibyaha biri mu miryango. Ndasenze n'ubundi Mwami, imbabazi zawe, ukingura imbabazi, ukingura ubuntu. Duteze ibiganza Mwami imbere yawe ngo ubabarire abacu abatarakumenya bakiri mu byaha. Ubabarire Mwami, ubabarire, bakumenye, bakwizere, bakwiringire. Imiryango ikumenye ko icyaha cyinshi, ibyaha bisenya imiryango, ibyaha biruhije imiryango Mwami, ariko kubw'imbabazi zawe, ariko kubwo kwihana bakiyeza, ariko kubwo kuca bugufi tukagusaba imbabazi, hari icyo uri bukore kandi urabahagakiza. Barajijuka bakumenye. Hari abari mu mwijima, hari abo Satani yejeje mu idini bakanga gukizwa, bagafatwa n'idini. Hari abo Satani arindagije mu bihe bya none, mu by'isi, mu irari ry'iby'isi, kuko ijambo ribitubwiye. Hari abo Satani ayobeje mu buryo butandukanye. Abo bose ubagarukana ubuntu, ubagarukane mu buntu bwawe Yesu. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Ndagushimiye Mwami. Umuntu wese uko ari busenge, wumve gusenga kwe, kandi gusenga kwacu Mwami udutegera amatwi, udusubize. Wumve gusenga kwacu Mwami, wumve kurira kwacu Mwami. Turira bene wacu badakijijwe, turira abacu bakiri mu byaha. Natwe Mwami turi mu gakiza, udukomereza amaboko, udushoboze kuberera imbuto, udushoboze kugenda dukiranuka, udushoboze Yesu, udushoboze ukanina gatoya, kugira ngo duhagarare tudatsinzwe n'urubanza. Yesu ushimwe, icyubahiro kibi cyawe Mwami w'abantu. Yesu ushyirwe hejuru, Mana nzima, Mana yera, nyir'ibihe, nyir'umukiza, nyir'ububasha, nyir'ubutware. Haleluya. Bene wacu Yesu, uyu munsi uve gusenga kwacu. Fasha bene wacu b'Abanyarwanda Mwami Yesu. Mwami Yesu, fasha bene wacu b'Abanyekongo bakizwe. Yesu, fasha bene wacu b'Abarundi bakizwe. Fasha imiryango yacu Mana ikizwe. Mana turagutabaje. Fasha bene wacu bakizwe Mana. Mana fasha bene wacu bakizwe Mwami. Urakoze Yesu ushimwe, none n'ibihe bidashira. Amen. Shalom shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Mwibuke gukora subscribe. Amasengesho meza. Bye. Munsi mwiza.